kimwoga twamwe. Shadyboo aratabaza Ribu ashinja uwitwa ngo Yugi umukaraza kumuha ibintu nawe ataramenya ubundi akamusambanya, noneho agashinja uyu muhungu witwa Yugi umukaraza kumusambanya noneho ngari mu kwezi k'umugore. Mu butumwa rero uyu mugore w'icyamamare Shadyboo mu kanya gato mu masaha nk'atatu ashize amaze gusangiza amukurikira bwarimo amagambo agira ati nijoro nagize ikibazo gikomeye cyane. Umuntu nari nsanzwe nzi kuva kera yaje mu rugo rwanjye ntekereza ko aje gushaka ko twakwiyunga ariko naje guhura n'ihohoterwa. Ndahamagarira inzego zibishinzwe mu Rwanda gukurikirana ikibazo cyanjye ndetse no gutuma ukuri kujya hagaragara. Nta muntu ukwiye kubaho afite ubwoba kandi buri muntu wese akwiye guhabwa umwanya ndetse no kumvwa mu cyubahiro ndetse no mu bwubahane. Ubutabera ni ingenzi, ukuri ni ingenzi, agaciro k'umuntu ni ingenzi. Ndabinginga rero mumfashe muri iki gihe sinshobora gusohoka hanze kubera ikibazo nahuye nacyo. Mu by'ukuri byambereye ibintu bikomeye cyane kandi nkeneye ubufasha bwanyu. Nyuma yo gutangaza ibi ngibi rero Shadyboo abantu benshi bahise batangira kwibaza ibyamubayeho, bityo rero itangazamakuru naryo ryahise rimwegera kugira ngo rimubaze icyaba cyamubayeho. Shadyboo rero mukuri subiza nawe yasubije agira ati Yugi yaje mu rugo turasangira ariko sinzi ibyo yampaye kuko nisanze mbyutse nambaye ubusa andyamye iruhande numva yansambanyije, ibaze none ko nari no mu kwezi k'umugore. Ibyo bintu rero byambabaje ndanabimubwira agira ubwoba ahita asohoka iwanjye, ariko nabimubwiye mubwira ko naho yahungira kuko n'ubundi turi mu Rwanda rugira ubutabera. Muri iki kiganiro Shadyboo yakomeje avuga ko yababajwe byatari no kwisanga yaryamanye n'uyu musore Yugi umukaraza koko ngo atari ibintu bari bumvikanyeho, ahubwo ngo uyu musore yamufatiranye mu ntege nke ndetse imbaraga ze zose zashize. Yavuze kandi ko yizeye ko inzego zibishinzwe ubwo ni Ribu iraza gukurikirana iki kibazo cye kugira ngo ukuri kose kumenyekane. Ibi bintu biraza kurangira nahise mbihamya tu n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official. Yego, that's what I'm feeling. Ni inshuti yanjye nuko wabyumvise bagusindishije. Yari umushuti wanjye kuva kera, ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe nanaranze abantu byose kugira ngo mwirinde, bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga, ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga bakagarika muri chance ngende mabarira abantu niko yisanze iwanjye aracyana blotswe pe turanywa nyine ibiki byose, ariko nyuma nikorera ihohoterwa. Ndi umuntu uri kujya kwa muganga kujya kwipimisha, ariko icyo nzi cyo nuko nakorera ihohoterwa bitewe n'uko babyumvise. Yari umushuti wanjye kuva kera, ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe nanaranze abantu byose kugira ngo mwirinde, bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga, ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga bakagarika muri chance ngende mabarira abantu niko yisanze iwanjye aracyana blotswe pe turanywa nyine ibiki byose, ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro zina mu mihango. So ni ikibazo gikomeye, so niyo mpamvu nahise mbihamya tu n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official. Yego, that's what I'm feeling. Ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that ko mbizi neza ko ari byo. Yahise agenda yancitse kandi namuganga rindira ngo n'ukuntu yansindishije ngo nakujya kuri Ribu nasinzi kamere namwe ati rindira tunemere neza tujye kuri Ribu nubwo nari tayari ubundi njye ntabwo ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo biki n'ibiki. Namwarindira ariko bitewe n'ibintu numva nakorewe reka turindire binjire mu tugende mani barancika tu. None se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi? Yaje undi mugenzi we aramucikisha kubera ko njye namwanjye n'inkweto ze nazihishe. Yego, ariko yagiye nta nkweto kabisa, inkweto ze zirakiri mu rugo nazihishe. Nicyo kintu cyose kinyereka ko yankora ihohoterwa nyine. Ndi umuntu uri kujya kwa muganga kujya kwipimisha, ariko icyo nzi cyo nuko nakorera ihohoterwa bitewe n'uko babyumvise. Yari umushuti wanjye